kubyiruka rumwana mutoya w'imyaka 16 igikomere nahagiriye nuko nyine nababajwe mw'ibyo bihe narababajwe na n'isaha ndacyafite igikomere cy'uko nibaza kubera iki. Cyabaye ngombwa ko haba itegeko rivuga ko ngomba ko bambohoza. Ese umugabo yaraje aravuga ati uwo mugabo waje nabonaga umusirikare yaraje aravuga ati se uyu mukobwa ndamushaka byagenze bite? Ati umwana w'umukobwa turabona ari mwiza mwamuduha. Nta kintu ari gukora kindi. Ubwo rero kuba umugore w'imyaka 16 ni ikintu na nisa kikikomere kikimbabaza kuko byatumye ngira ihungabana kugeza n'isaha muri iki gihe imyaka ngezemo. Ntabwo na n'ubu nari nabisobanukirwa neza ngo mbyumve ko kuko mu mubabaro wose ngira ntangira gukurira iyo filime yanjye iteka ryose. Iyi filime ihorenza mu maso ishuka niza umubabaro wanjye. Gusa muri make nta cyiza nabonye, narababaye umubabaro wanjye. Hari igihe ubwanjye nicara nkibazaho nkitekerezaho harya ubu n'igihewe ubu ngubu nkifata nkitereka imbere nkireba nkiyibuka ya minsi kubera ko niwe umunsi wa mbere wenyine ni umugabo. Ntabwo byari byoroshye. Nari gukora iki? Hari icyo ntacyo kuvuga nari mfite. Mbese nari meze nka nyirangiyo bicya aho anshyiragaho ari aho nyine. Naje gusanga mfite inda komeza kugendana nayo. Kumenya bwa mbere kutwite twite inda byo wagushimuse wagufashe ku ngufu kugira umugore ukiri umwana w'imyaka 16. Wumva kumeze gute? Nabanje kugira ikibazo ndababara pe. Ndavuga nta nubwo nari nkwiye kuba mfite inda ndi na mutoya. Ntabwo biri no nabanga bitankwiriye kuko igihe cyanjye cyari kitaragera. Ikaze mu kiganiro inkuru yanjye, ikaze muri Sande Park, jaride nziza ya hano i Nyarutarama, ukorera mu bukwe ndetse n'ibindi birori bitandukanye ndetse no gutembera kuko ni park, ni Sande Park. Ndi kumwe na mama Eric, niryo zina azwiho nk'umubyeyi ariko yitwa Dusabe Delphine. Mama Eri, reka mba ryo nkoresha kuko ufite iryo kamba rya kibyeyi. Twekaze mu kiganiro inkuru yanjye. Amakuru yawe se? Amakuru yanjye ni meza. Ni ukuri urasa neza pe. Murakoze cyane. Bitaro kubeshya urasa neza. Murakoze. Ni ijana rero. Cyane ahubwo ukwiye kurirenza. Wowe umuntu agomba kuyarenza. Ijana ryawe ari riki? Ijana ryawe ari riki? Namahoro se? Namahoro. Niki kidasanzwe muri no minsi? Urishimira ubuzima? Muri minsi ndumva meze neza. Ndumva nishimye. Yego. Mu gihe cyose mu gihe cyatambutse ntago najyaga nishima. Yego. Nahoraga numva nishimye mbabaye. Yego. Rimwe nza kwibaza ariko buriya ushobora gutambuka abona umuntu wasa neza akabona ameze neza ariko ntibamenye ibiri ku mutima. Yego. Imana rero yaduhaye ibanga ryo kubaho uzi ibibazo byari ukabibika ku mutima. Iyo ugiye bivuga ibibazo ntabwo bose ariko babishimiye ko wumva, hari abishimira ko wabigira, hari n'abababazwa nuko utakabigize. Ariko muri iyi minsi ndanezerewe pe. Mama reka dute tuninjira muri story yawe, mu nkuru yawe y'ibyo waciyemo, y'ibyo wabayemo, waje kugira ibyago bikomeye cyane uri inkumi, ubukumi bwawe buza gutakara mu bihe bibi cyane. Byagenze gute? Ni inkuru navuga ngo ushingura umutima wawe Mama Eri. Ikintu kikimbabazana n'isaha niyo mpamvu nkibyibuka nkanarira ariko maze gukomera. Ndatekereza ko kurira bigira iherezo.
ntabwo nkibasha kurira narakomeye narakomeye cyane kubyiruka ari umwana mutoya w'imyaka 16 ukumva ngo wowe wa mwana we kugira ngo abantu babeho ni wowe urakenewe mu buryo bushoboka bwose abantu bakiri ariko igikomere nahagiriye nuko nyine nababajwe mw'ibyo bihe narababajwe na n'isaha ndacyafite igikomere cy'uko nibaza kubera iki kweki nababaye mwene karakageni kweki nababaye kuva muri icyo gihe ubwo ni muri jenoside yakorewe abatutsi itangira byagenze gute kugira ngo bakubohoze cyabaye ngombwa ko haba itegeko rivuga ko ngomba ko bambohoza nabaye ingurane mbaye ingurane ntabwo ingurane mbangize ntabwo byanguye amahoro ngo numve ko nishimye ko uri umwana muto ugahura n'ibibazo byo kubohozwa nta byishimo mbona ahubwo nakwemo umubabaro kugeza n'ubu ngubu iki gikomere ndacyagifite ntabwo byoroshye ariko hamwe no gusenga nsigaye mbwira Imana ngo izambabarire mu myaka ngezemo basi ikomeze inshimishe nkore n'abantu beza bavuga neza icyo gihe nta bantu beza bavugaga neza ni nk'ibisimba hari ku itariki igihe niba utajya uyibagirwa ni itariki 7 z'ukwezi kwa 4 niho natangiye kubona ibyo bibazo umugabo yaraje aravuga ati uwo mugabo waje nabonaga w'umusirikare yaraje aravuga ati se uyu mukobwa ndamushaka byagenze bite ati umwana w'umukobwa turabona ari mwiza mwamuduha namwe tukabakiza bati se turamuguha gute ushaka kudukiza tugirire neza niba wamushenyera cyari muto tuzongera guhura ikindi gihe wenda niba ushaka ko muzabana mutegereze Imana nibishaka tuzahura ariko muduha amahirwe nk'uko mushaka ko yaduha nawe tuzamujyana babitindaho cyane kubitindaho rero babitindaga ariko abandi bo bahangayitse bavuga ati bagize vuba tukava hano bagize vuba tukava hano bake baguza bareba ko interahamwe zije kubareba babice bigenze gutyo abana kugira ngo aba bantu bapfe kwere haryo ubu ngubu ikibazo ni iki nahise mfata icyemezo nk'umuntu mukuru kandi ntabwo nari umuntu mukuru pe Imana inkoreramo imvugiramo mpita numva ngize ubutwari bukomeye cyane nanjye mbona mbaye umuntu numva mfite imbaraga zidasanzwe bati ndabyemeye ndasigara mu nkiriza umuryango bahise nyine babarwana uko bishoboka ariko njye nsigara aho hantu kuhasigara rero nta kundi igisubizo cyabo cyari kibonetse nta cyiza nabonye bahise bagutwara hehe ni ahantu bashyize mu nzu ndahabona hari inzu iri ahantu epfo ku Rusumo banyirengeraniyemo ngumemo ubwo rero byabaye nagahomamunwa ariko icyo nshimira Imana muri uko kumboza kwanjye ntacyo Imana yarandinze indindira ubuzima ndatekereza ko kuba yarandinze nta bwandu ntacyo abandi barakwemo ibibazo by'uburwayi butandukanye icyo kintu n'isaha ndacyagishimira Imana icyo gihe wari ukiri umwana muto cyane y'imyaka 16 y'amavuko kubona umugabo nk'uwo nguwo byumvikana ko byaguteye ubwoba wumva ko umeze gute muri wowe nubwo kino kibazo kukibaza umuntu we n'ibyo ngibyo bigora wumva ko umeze gute muri wowe Mameri numvaga mfite ubwoba ubwo narabantu barananyica nanjye kuko numvaga nta kindi cyiza kiri muri iyo minsi niba bene wacu b'abatutsi bari gupfa ndeba
njye numvaga ko hari icyiza bari bunkorere oya numvaga nta cyiza ndi bubone gusa nabwiraga Imana mu mutima ngo ninapfa mpfire mu mwami Yesu nzibonera ubugingo buhoraho kigeze umugabo ntabwo nyuma wenda umuryango wawe ugiye ntiwigeze umusaba imbabazi uti ndacyari umwana wingiye umugore nabivuzeho ariko wacu ntibari bahari nari nibere mu matakirango yanjye wacu bari bagiye ariko icyo ntabwo umugabo wigeze umusaba imbabazi uwo nguwo mubwira ngo agira ati ndeke se nabimubwiye aravuga ati wowe tuzi icyo nzi cyo ntacyo uzaba turashaka kukugira umugore wacu ese umugore wanyu gute twaragushimye ubwo uguma ahangaha nta kundi uri uwacu nta kintu ari gukora kindi ubwo rero kuba umugore w'imyaka 16 ni ikintu na n'isaha kikomeye kikimbabaza kuko byatumye ngira ihungabana kugeza n'isaha muri iki gihe imyaka ngezemo ntabwo na n'ubu nari nabisobanukirwa neza ngo mbyumve ko ari ikintu cyanezeza kuko mu mubabaro wose ngira ntangira gukurira iyo filime yanjye iteka ryose iyi filime ihora inza mu maso yanza mu maso nkumva ndababayeho n'abandi hose yaba no mu buriri ishuka n'iz'umubabaro wanjye gusa muri make nta cyiza nabonye narababaye umubabaro wanjye ntabwo natekereza ko ariko nizere ko ntabwo bizahoraho n'ubutwari nashimira Imana bo muri iyi minsi nuko hari igihe njye vango hari igihe ubwanjye nicara nkibazaho nkitekerezaho hari igihe ubona igihe we ubu ngubu nkifata nkitereka imbere nkireba nkiyibuka ya minsi noneho ukwezi kwa nkiri no ku kazi ubu nta kazi mfite nakavuyeho muri iyi minsi narahagaze ku kazi ntabwo nkora ubu ariko nari narabwiye abayobozi banjye mubimenye ntabwo nzaza bari baramenyereye ko ntaza kuko nagendaga nkurikirana story nkibuka ibyo iyo tariki ni itariki yagiye mu bwonko bwanjye n'isaha irambabaza pe ahita ntekereza abantu ukuntu byari bimeze abantu barapfa bakababara bagahangayika kiriya gihe naho narindi nanjye meze nk'imbohe iboheye aho nyine harya ubwo nabyibagirwa niyo mpamvu kwibuka rero ari ingenzi tujye duhora twibuka ntabwo kwibagirwa ari byo mwaje gukomezanya n'uwo mugabo se kugira umugore koko oya reka ntabwo nabyarangiriye aho ngaho kuko nahise ntekereza kumubwira ngo wamfashije niba koko wankunze ku kibungo hari marume nkajya kora ko yaba akiriho icyo kintu cyankijije bariya abantu ni wowe mureke ngende mumpe ubufasha bwo kugira ngo ngereyo nimara kugerayo tuzongera tubonane ubwo jenoside yari irangiye oya yari itararangiramo ryari kiri urugamba rwari rugishyushye ko nagiye uburyo banantwaye nta nubwo nanzi ko ndi bugere ikibungo bantwaye mu modoka bagenda bancunaguza abo yaba bampaye ngo bantware batese iyi nyenzi baduhaye ubundi turayigeza hehe naho baratugora kubera ko yari umusirikare ukomeye wari ufite nabonaga afite ranka ibyo yabategekaga barabikoze munjyanira uyu mwana mumugeze aho ngaho kwa nyirarume murebe ko yaba akiriho mu musigeyo nta kibazo niba ntazabona tuzabona Imana iramukoreramo baremera barantwara genda bancunaguza nakanyenzi ubundi akatukajyanye hese ubundi wakica Imana niyo yandinze pe nari mfite gupfa none se uwo mugabo wari wakubohoje akakugira umugore we ukifite imyaka 16 yari umusirikare mukuru yari umusirikare yari afite ipeti nuko nari ntaramenya ngo amapeti ameze gute ariko yari ayafite yari afite amaranka ntabwo yari afite umugore oya icyo gihe yari umusore
yari afite imyaka numvika ko baje bavuga afite imyaka 30. 30. Njye nari mfite 16. Wowe ufite 16. Namubwiye ntari ku bundi giye ko ndi umwana mutoya uri n'umusore mukuru tutanangana ubundi urifuza iki? Ntabwo wandeka nkijyanira n'iwacu niba wanankunze abantu barahura tuzongera duhure. Reka nugenda bazagutwara numara kurenga ukajya Tanzania ntabwo nzakubona aho uzambona. Ariko amatakira ngo yanjye ntacyo yamfashije ko n'ubundi barangumanye. Iyo mbyibutse rero uzi jera buriya mu buzima ikintu nabonye kibabaza kugira ngo umuntu akunda umuntu udakunda ibibazo nka byandi babango gukunda utagukunda ari nk'imbiriga mu ishyamba. Nanjye nagize ibibazo byo gukundwa n'umuntu ntakunda ntashaka. N'iyi saha nagahinda umuntu ajya akunda umuntu mukunda, umuntu udakunda ntago mwana abana nta nubwo byari kuvamo. muri we yeme kukurekura gute kandi yari yakubohoje? Wari wabaye ingwate ye? Nabaye ingwate ye. Yeme kukurekura gute? Yabonye ndimo ndira nahe nabasaranye. Uhoragurira? Nabasaranye ndabavuga ati n'ubundi bene wacu bapfuye niba nabanje aho mu bajyanye bariho sinanabizi ningeyo ntimundeke nigire kwa marume. Ntago giyeyo nkeneye kuba ntago nshoboye kuba umudamu. Nshoboye kuba umugore rwose. Nimundeke byo mwankoreye birahagije mundi ngende nje kwirebera kwa marume. Ntago rwose yabonye rwazerera mfite stress nabashyizeho yatumye ati umuntu mumureka agende. Imana ibarabakoresha barandekura. Ko atakwishe se wabugane? Ntabwo ari kunyice Imana itabishaka. Yari yagukunze. We yari yankunze ntekeza ko ako kantu Imana yagobetsemo. Uwakunze umuntu umurinda n'abamwica kuko yaranafite ububasha n'ubushobozi ari fande wabo. Ntabwo ari kunyica rero yankunze. We reka njye ntekereza aho namenyeye ubwenge ntekereza ko yagiye mwirari ryo kundarikira kumva nshaka ariko yanshatse mu bihe bibi. Yanshatse mu bihe bibi. Iyo yihangana kandeka simbizi yasuye ko nanjye nza kuba ntago nari ko nta gahunda yo gushaka nari mfite. Nta nubwo nari kubyemera. Reka nta gahunda nari mfite ariko ndababara ibyo byose iyo mbyibutse none si umuntu udakunda nyine. Mwamaranye kingana iki? Namaze byumweru 3. Ibyumweru 3. Ndamwana rero birakaze ibintu ni hatari. Yewe ntavida sigaho. Arandeba tu umwana w'abandi ariko buriya rye n'Imana ikoresha umuntu agahita agira n'impuhwe. Ariko n'Imana ntago ari ku giti cyabo. Yari afite inzu yabagamo ariyo yakujyanyemo? Aho ngaho hari inzu ni nkaho ariho bari bacumbitse. Aho ngaho ni mu kigo cya gisirikare cyane? Oya ni inzu nk'uko bafata inzu hariya akabamo n'abagenzi be. Abagenzi be bitaga aba escort bacu bumva bitaga abakureri. Kera niko babitaga nko kwavuga ama escort ya abakureri. Kera babitaga abakureri. Bamurindaga. Nanjye bari ngo nyine nibo bari bancungiye umutekano. Ko nta mutekano nabonye da. Ntawo. Ziko umuntu ashinzwe gucungira umutekano bakawuhungabanya. N'igikomere mu bindi. Nese umunsi wa mbere winjira muri iyo nzu wari umeze gute? Umunsi wa mbere kuhinjira twahashyikiye n'umuryango wanjye. Kubera ko niwe umunsi wa mbere wenyine n'uwo mugabo. Ntabwo byari byoroshye. Nabonye nyine nta kundi nabigenza ndaho ngaho ndi mu maboko y'aho ngaho mbona nta kindi nakora. Nari gukora iki? Hari icyo? Ntacyo kuvuga nari mfite. Mbese nari meze nka nyirangiyo bijya aho anshyiragaho ari aho nyine. Ko nkasenga mu mutima ngo Mana mbabarire iki gikombe nkirenge mfashe uzandinde sinzapfe
icyo bankorera byose ariko nzabeho kandi nzawe nzongere guhura n'umuryango wanjye bambone ndi muzima. Ntigeze umubaza uti se kubera iki? Kubera iki? Uwo munsi ntabwo wigeze umubaza kubera iki cyangwa ni iki mwaganiriye? Waratinyutse uratubura muganiriza kuri uwo munsi wa mbere nyuma yo gukora ibyo byose? Naramuganirije ndamubwira nti ariko ko nshimye ugize neza iwacu bajyanye ukaba unsigaranye, njyewe unsigaranye mu ruhe rwego ubu, njyewe ubundi urabona amaherezo azaba yahe? Njyewe nzabaho ubu? Atuzabaho gute se? Ati nzakurinda, uzandinda. Namubwiye nti icyambere cyo jyewe mungize umudamu igihe kitageze, ntabwo rero umunkoreye neza, ikizambaho cyose nta mutima mwiza mfite, n'intambara ninarangira ntabwo niyo twahura sinakomezanya nawe. Bimubwira gutyo hakiri kare? Bimubwira hakiri kare. Kuri uwo munsi wa mbere avuga ngo iki? Aravuga ati wowe nta kibazo, icyangombwa nuko nakijije iwanyu kandi nawe ndatekereza ko ntacyo uba ntacyo uzanaba. Ati ubwo wowe niba wumva kuba uri aha ngaho utabikeneye, ubufasha ndabuguhaye, ugende ujye kwa marume wawe ndaguha abantu bakujyana. Ubwo ni nyuma y'ibyumweru bitatu? Muri icyo gihe yahise anshakira ubufasha bwihuse ku kugenda Kibungo. Ngira amahirwe kuko nsanga marume we ntiyarahari. Marume wanjye bamwitaga Kanyenzi, nta mahirwe nawe yo kubaho twamuhaga, nasanze atanahari, yaje kuboneka nyuma. Umudamu we niwe wansapotinze, arambwira ati wowe ntuzajya ujya hanze, tuguma aha ngaha batazakwica, nzagufata nk'umwana umwicwa w'umugabo wanjye. Ibihe birakaze, tigusangayo uriya muntu ukohereje. Icyo kintu sinzakibagirwa, yarakimbwiye. Nawe yarapfuye ntawe uri hari ku mumama. Yarambwiye ati, yaranavuze ati iriya nyana y'imbwa nyibonye twarwana, igukuye ku mupaka aho iwanyu yabambukirije, nta kujyanye kandi wari ufite uburyo bwo kujyana nabo. Ati niyo nanapfuye amaraso yawe yaba ari wagutanze. Ati ntabwo ari urukundo, ntabwo navango ni urukundo, ni ubugome. Agukuye ku mupaka urazengurutse ujezane Kibungo kugira ngo kwambutse. Kugira ngo kwambutse yakoze iki? Ako kantu yavuze niko nanjye kandi nabimubwiye. Nambwiye nti wowe Kibungo nubwo nkubwiye ngo ngende sinzi ko nzagerayo pe, nta cyizere nari nifitiye. Ahantu kuba ufite ubushobozi n'ububasha bwo kunyambutsa hatari metero zingahe kugira ngo nigendere Tanzania, wumva unkoreye ibiki? Narababaye cyane pe. Mu bintu bijya bimbabaza rero wambajije, ibyo bintu bijya bimbabaza, ntabwo na n'ubu ntabwo ndaba normal neza mu mutwe, kuko iyo ikintu kimpungabanyije gatoya nkabyibuka mera nk'umuntu ufite trauma. Birumvikana ikomera cyane. Ijambo rya nyuma subwo musezeranaho n'umugabo nyine waguhemukiye akakugira umugore hakiri kare mu buryo bubi, kurumva ko nugufatwa ku ngufu. Ijambo rya nyuma wamubwiye ni irihe? Ijambo rya nyuma ndibuke neza tubwire. Ndibuka ko namubwiye nti ko unyemereye no kuba mvuye aha ngaha nkajya Kibungo, ndagushimiye, warakoze ibyo wankoreye byose, nta kindi nabona mvuga usibye gushima. Wibwiye umuntu gutyo ntabwo uba unamushimiye. Iyo uzi ubwenge iyo ushaka kugaya umuntu uravuga uti urakoze, Imana izaguha umugisha. Ibyo wari ufite ku mutima kumubwira byari biki? Kwari kumubwira ngo ibyo wankoreye byose mu buto bwanjye nta na kimwe nshimye, gusa Imana yonyine ihari kandi izaguhemba. Gusa amakuru nakurikiranye nyuma y'igihe n'ibihe bambwiye ko atakibaho. Ku rugamba, yaguye ku rugamba, ntabwo yaguye ku rugamba, ariko kuba yaraguye ku rugamba ni ibisanzwe ibyo. nta nubwo njye narugereta ibintu byinshi. Ngewe icyo gihe nyine
ntago nakubwira ngo naje gusanga mfite inda nkomeza kugendana nayo mu butwari bwose yego mbe intwari n'abandi bakambwira ati rero uzihangane uzambyara umwana ntazagira umuntu ugushuka ngo uyikuremo wanayikuramo ikakwica kuko hari impamvu iyo ndashobora kuzavamo umwana w'umugisha mwiza ubana n'inzirakarengane ntabwo umwana rero watumye ngo bakugirira nabi uzamubyarira icyo Imana yamuguhereye ndabyumva iyo mpanuro narayumvise ariko igihe cyarageze yandivukamo umwana w'umuhungu mwiza ubaraho ni umusore mwiza ntabwo ntekereza ko kumenya bwa mbere kutwite inda by'uwagushimuse wagufashe ku ngufu akakugira umugore ukiri umwana w'imyaka 16 wumva kumeze gute byakiriye ute ukimara kumenya kutwite narabibonye nabanje kugira ikibazo ndababara pe ndavuga nta nubwo nari nkwiye kuba mfite inda ndi na mutoya ntabwo biri none abanga bitankwiriye kuko igihe cyanjye cyari kitaragera ariko kubera ubwo satani yagusabye burya yagusabye ibintu bibaho uko yabishatse ariko narihanganye nta kibazo naraniyakiriye kuko nshimira Imana umunsi wa mbere umenye ko twite se wari ukiri kumwe n'uwo mugabo n'uwo musirikare oya naragiye narahavuye ndi kumwe na wa mama navugaga ngo banjyaneho kugira ngo bave mu maso mbacike we yabyakire gutamenye ko twite yarambwiye ati wowe iyakire nawe nkuko yambwiye ngo niyakire ati abakobwa bagira ibibazo ntihazagire umuntu ugushuka ngo ukuremo iyi nda itazakwica uzamubyare umubyarire icyo Imana yatumye witwita iyo nda amezi 9 yo gutwita niki cyakugoyemo cyane cyane mu mitekerereze nahoraga mbabaye nari narananutse ntakimeze nk'uko nari meze narahindanye narababaye cyane ku buryo nirebaga nanjye nkumva ndiyanze natekereza ibyo byose byabaye natekereza n'ubuzima bwo gutwita uri muto nta n'urugo ufite ukumva ni ikibazo njye numvaga ari n'igisebo gihe sinkubeshye ko ntayo iwacu nari nakabona wabaye mu ubwo buzima ariko kubera ko inzira z'Imana zirenga 1000 yacishijemo iyo mibabaro yose ngo nyibemo kubera yari ifite umugambi kuri jye no ku bavandimwe banjye ibindi byose byabaye byarambabaje neza iyo mbyibutse natekereza n'ubuzima ndimo cyane akabaye ntakabaye ari ndibwo ndimo na venire yanjye ukuntu yangiritse erega yangiritse kiragiye niho natangiranye n'umubabaro nkunda kubivuga cyane ntabwo nzabyibagirwa yatari gusa icyo nshimira Imana isigaye igenda impa umutima wo gukomera nkagenda nibuka hari n'igihe ntekereza ari igihe numvaga ubwenge bwaratakaye nkabona ndaho ndi ariko nkumva ndiho ntariho ubu muri ibi bihe nibwo ngira nkamera nk'uwikanze nkumva mfite ubwenge bwinshi ibi ni ibyo ndose ni ibyabaye cyangwa bibaye nonaha nkamera nk'uwikanze kumbi ni filime mba ndi kureba imbere igihe bigiye bibaho cyane cyane mu kwezi kwa 4 bimbaho ngewe nicara nk'ahantu nkumva ubwenge bwanjye bwagiye bwasubiye hahandi ndi kureba bya bibazo byose byambayeho nkatekereza ibintu byinshi Fatimana kuba ndiwe ushimwe bazi Mameri uza kujya gutya rero uza kubyara hari benshi cyane bafashwe ku ngufu muri jenoside yakorewe abatutsi babohojwe bakabozwa n'abasirikare cyangwa n'abandi n'intera hamwe uza kubyara umwana uwaguhemukiye icyo gihe mfa kumeze ute
umwana wamwakiriye neza se? Umwana namwakiriye neza, nabonye ari agahungu keza, gasa neza cyane. Hita mbwira Imana mu mutima nikundira umwana, ibindi byose mbyibagirwe ko nikundira umwana, ko n'amaraso yanjye nari mbonye mu buto bwanjye. Ni kwishyiramo kumukunda cyane, ko numva ijwi rimbwiye ngo uwo mwana ni inzirakarengane. Uwo mwana umukunde cyane cyane cyane. N'isaha ndamukunda, umwana mfata nk'abandi bose, ntabwo namurobanura ku butoni. Nanjye arankunda, abana banjye bose barankunda, nkabakunda, ariko byose nkubeshye Imana yangiriye neza. Hari abandi rero batanabakunze, ku buryo naho byari gushoboka namurambikaho akigendera, ariko jye Imana mpaye, jye n'umutoye nigira umutima mwiza w'urukundo. Ntawe wigeze akubwira ati uyu mwana w'umusirikare uko Habyarimana wajugunye? Hari umuntu wabimbwiye, ariko wabimbwira ndi hafi kumubyara, ngo angire inama. Ntabwo umuntu namuvuga, namugiriye ibanga. Yarabimbwiye ati ugire inama, kuri umukobwa mwiza, ko kiri mutoya, ugire inama ati wazakuyemo iyo nda y'uwo mwana, kuko ntawamenya ko utwite, ko nta n'uwamenya ko rwose nta n'uwamenya ibyabaye, uzahita wibonera umugabo nta kibazo. Akibimbwira ndamubwira kanaka uvuze ngo iki? Hoya ntabwo nabikora. None se uribwira ko uyu mwana kuba mutwite byazatuma ntazabona umugabo? Ntabwo byatuma ntabona umugabo, nzamubona, kuko kubyara ni umugisha, kandi abana n'abana beza nabo umugisha. Nambwa ntabwo nabikora, niba bisa mbikoze ngapfa, aka kanya Imana igahita impana, cyangwa ntuzongere kubyara, cyangwa sinzongere kubyara nkapfa ndi ingumba. Ndashimira Imana ko itangiza ingumba. Ni ukuri pe, naramwangiye arababara, ababaye abandi. Uno muntu arashaka kumfa, ahubwo ashobora kuba ari umwe mu bantu babifuje. Nawe birashobora ko ari igikomere ahubwo yari afite cyo kumva ko umuvandimwe we cyangwa inshuti ye igiye kubyara wenda umwana wabahemukiye. Nabyo ni ibikomere. Ariko igikomere cye ntabwo nari kukigenderamo ngo numve. Buri inama zose ziba ari inama duhabwa n'abantu batandukanye, ugiye uzishinga hari aho nagira. So rero njye ntabwo namwumviye, numviye umuburo w'Imana, ko Imana yambwiye ati umwana ni umunyamugisha, ni inzirakarengane, ibyakubayeho nta ruhare yabigizemo, ahubwo uzamubyare umurere, azaba umuntu akomeye. Njye kuva cyane nahoraga numva amajwi y'Imana anza mu gutwi, kandi narayumviye. Wumva ko umwana agomba kuba umuntu ukomeye? Umwana yaje gukura akorera muri famiye yakomeretse, yiciwe muri jenoside yakorewe Abatutsi, mama wafashwe ku ngufu, avuka muri ubwo buryo. Umwana ntabwo byakugoye kumurera muri ibyo bikomere byawe n'iby'abandi? Ntabwo biba byoroshye kumurera. Nyine naramureze, murera nyine nta bushobozi buhagije, murera uko mbishoboye. Na mama yari atarapfa, aramfasha kumurera. Babonaga nkiri mutoya, nta n'iby'abana nzi, urebye na mama wanjye Imana izamuha iruhuko ridashira, yabonaga ndimo ndera cyane, akaramfasha kuko yari umuntu mukuru. Ariko ntabwo nakubwira yuko urukundo mukunda, Imana yo mu ijuru izamfashe, azakure n'abandi bana amere neza, agire n'ubuzima bwiza. Cyo kintu mwifuriza, kuko imikurire ye yakuze nyine gutya, ariko ntabwo nakubwira ngo, nta nubwo njya nifuza ko sitori zanjye nazimubwiraho cyane, ntabwo njya nzimubwira. Byanze kunze ko arabiziho, amaze gukura abiziho, ariko ntabwo namubwira byinshi. Impamvu ntabimubwira urayizi se, bananga kumukomeretsa ku mutima,
nk'ubu ntabwo ntekereza ko umwana nk'uwamwicaza ukamuha ibintu byose dataye ku yindi hari aho aba akomeretse n'ubu ngubu ariko azareba kino kiganiro arabibona buriya gusa ahubwo ndashaka kumenya ntabwo wigeze umwicaza ngo umubwire kugira ngo wenda utanabyumva hanze umubwire uti mwana wanjye dore rero ukuntu wavutse n'ugutya twigeze nabimuganirijeho mbona amaze kugira ubwenge twicayeho ndamubwira ariko mubwiraho duke ntabwo byinshi nabimubwiye wenda bazajya babona ikiganiro bimwe na bimwe azagenda ukunda bizi nabwo watubwiye duke kuko ufite byinshi ufite byinshi kandi ko nibyo ntabwo byose wahitubwira ntabwo ibintu byose ariko umuntu yabivuga ibyo ngibyo buriya ibanga nicyo riberaho ntabwo byose umuntu yavuga detaye ku bintu byose ngo ubivuge uvuga ibiri iby'ingenzi ibyo wibuka ibyo utekereza ntabwo ibintu byose umuntu yaranguza bwa mbere se ubimubwira byari bimeze gute yabyakiriye gute naramufashe nshaka udufaranga duke mujyana ahantu ndamwakira mugurira fanta ndamwana turatembereye nka mama wawe hari ikiganiro nshaka ko tugirana ati noneho urambwira iki ko numva ari agashyara ugiye kumbwira ikiye kungurira agaki ndakakubwira umva nateganyije kumuganirira nari mbonye amaze kuba umwana mukuru waganirira kumva icyo kuvuga cyo gukora nibwo natangiye nyine muha story nkabona umwana arubika umutwe gutya nkabona arareba hejuru nkabona mbona biramucanze ndamubwira ntibigiye gucanga nuko byangendekeye ariko humure ndi mama wawe ndi mama wanyu Imana yarandinze sinapfa byaciye muri izi nzira gutya na gutya iwacu kwa nyogokuru na sogokuru n'umuryango wose kugira ngo babeho habayeho ko gutya na gutya nitanze wawe yari umusirikare ntabwo nakora ngo nari namukunze sinamukunze byabayeho by force rero ntuzabitekerezeho ukundi urabizi ko atakiriho yarapfuye yaguye ku rugamba kuko nanjye nahise nikura ndagenda ngenda nkufite mu nda ariko ntabizi nza kubimenya nyuma ariko humura haguma ubuzima tuzabaho kwitanga bibaho na Yesu yitangiye abantu abaho humura rero tuzabaho nta kibazo nta birenze abyakira gute isura y'utajya wibagirwa kuri uwo munsi w'imubwira uwo mwana nabimubwiye mbona aranyitegereje cyane mbona yubitse umutwe agize gute ariko yarambwiye ati mama komera nuko byagenze nuko byagenze ko babaye ntababaye nibuka yarambwiye ati mama ntuzongere gushaka umugabo udakunda ikintu yambwiye pe ati buriya mu buzima esheke ya mbere mbi mu buzima ni ukubana n'umuntu udakunda ati mama rwose ibyo ntibizongere kubaho icyo gihe ntacyo wari gukora ariko rwose ngewe ati nanjye sinzashaka umuntu ntakunda kuko nanjye bimbereye isomo bishatse umuntu udakunda mubana nabi biba ari bombori ntabwo uhora wishimye uhora ubabaye icyo gihe ntabwo wari ushatse wowe icyo gihe ntabwo wari ushatse ntabwo nari ushatse yambwiye ko ngomba kuzashaka umuntu nkunda umutima wanjye ku buryo ntazarogereta mu buzima mwana urakoze mu ijambo ryiza uri ryahanuye inyoni zibyara siko babivuga uwo mwana nampanuye nubwo muharikomeye ariko nta kibazo yarankomeza arishima arambwira ati mama nanjye wanguriye agafanta nawe baguha kandi nawe arangurira yaramaze gukura rero yaramaze gukura amaze kugira ibitekerezo bizima ndishima cyane uruhererekane rero buriya bimwe nakubwiraga ngo unkeneye umudari urabyibuka yego ndabyibuka sejera twavuze byinshi nagusite ese wari uzi ko hari umudamu wanjye nkunze yumva ikiganiro cyanjye nkamara ko mfite umudari mu rugo umudamu w'umwana mwiza cyane ni inshuti yanjye
yavuye muri igihugu cyo hanze. Yego. Ambwira ni muri Canada. Arambwira ati ko numva ikiganiro cyane na nomero za telefone nazibonye wansanga mu Bugesera hondi yo byara nabanje kugira ubwoba. Ese koko umuntu akorera ku kiganiro akagukunda akabati ndashaka ko tubonana mfite icyo nshaka kuguha. Nabanje gutinya ariko ndi mwanya ndabareka ngende umuntu tutaziranye. Naragiye Gerard yarambwira ati ndagushimiye ibikorwa byose witangiyemo nubwo wababaye nubwo wababajwe genocide nimbi yadukozeho ariko ubuhamya byawe bugambabaje nagize agahinda. Yampaye amafaranga 100,000. Ati genda urebe ikintu wagura wumve ko umutima unezerewe. Ampa n'umudari. Ati umudari ni umudari wa volonte byo noneho ndawukwereka. Ati umudari ndawuguhaye ku giti cyanjye no wanjye ariko ndawuguhaye. Umudari arawunyambika ati nkwifurije kugira gute kuzakubona umudari n'igihugu kizawuguha. Ati umudari nguhaye ni indoto zanjye n'agahinda ufite kuko abasirikare zamura hejuru gato. Ati nguhaye umudari dore nguyu zamura hejuru gato icara unyambitse namwe ngo nishimwe. Yego ati uko rwose ntabwo umeze neza. iryo nishimwe ni sawa urareba nishimwe nguhaye kubera witangiye abavandimwe bawe witangira abantu benshi. Nagize agahinda nifuza kuzaguha umudari w'indoto zawe n'ibihumbi 100 ugende biguramo. Yego. Ezaga umudamu ni inshuti yanjye yabaye inshuti yanjye ari mu Bugesera. Yego. So rero nagira ngo nkwereke ko Imana yakoze ibikomeye. Umutima wararuhutse. Mbese mbwira mu bantu bose warokoye reka mbyite gutyo. Kurumva kugira ngo bagutware bagukore ibyo bagukoreye witanze ari ubisabye uti ntacyo mureke ndagenda. Hari abagushimiye bo uko uyu mudamu. Mu bantu narokoye hari abantu banshimiye bamwe bari hanze abandi bari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Yego. Intambara ikirangira jenoside ikirangira ndabyibuka. Hari umugabo umwe witwa Karangwa atuye Kibungo yaraje arabaza ati umukobwa uwa kwa Yazira yatugiriye neza ndamushaka. Araza arampobera ati wowe Imana yarakurinze uratwitangira ariko icyo nshimiye Imana nawe uri huraho. Icyo gihe yampaye hari ibyo yampaye ampaye kado. Ati Imana izaguhe umugisha ubuto bwawe bwaramiye benshi ntabwo wishimye turabizi ariko izaguhe kwishima. Yitwa Karangwa ari Kibungo nta muntu utamuzi. Yampaye kado nziza cyane. Hari n'undi mu papa witwa Paul n'abavandimwe nawe yaranshimiye aravuga ati wagize neza mwana wacu nubwo twagusize mu marira mu kaga bakakubohoza kubera ko witangiye umuryango. Warariraga? Yego. Basize uri kurira? Ati twaragiye ariko ntabwo twari tuzi kuzabaho. Ati nubwo tugiye pe turiya mwana ntabwo twatekerezaga ko tuzongera kukubona. Naho kumba Imana nawe ifite ukuntu yagiye kurinda hirya no hino kweri. Ni benshi n'abandi Imana bazajya bumva ko banyibuka basi ntacyo nsabye ariko niba nabyibuka basi bajye bansuhuza. Ntabwo rwose kugira neza ntabwo ari ikiguzi. Ubuto bwawe budapfira ubusa. Nibyo warokoye abantu kuba nakwibuke. Nibyo. Uyu munsi ubayeho gute? Uyu munsi mbayeho uko Imana ibishaka. Ntabwo nakwira ngo mbayeho neza. Uko Imana ibishaka ni ukuri atari byiza. Ntabwo nkubwire. Kenshi mu Kinyarwanda niko babivuga. Icya mbere
ntabwo navuga ngo mbayeho neza kuko ugiye kuvuga ngo mbayeho neza cyane mbayeho bigereranyije. Akazi se? Nta kazi mfite. Ndi umushomeri, nta kazi mfite. Nari mfite akazi nari umusekirite. Bon, nta guhembwa amafaranga bahembaga nabonye atanyuze. Kandi iyo ukorera ahantu ukabona ntunyuzwe n'igisubizo cy'umushahara uritahira. Ntago wabura umukozi umwe ngo ujye kurekarama ikibazo cy'umushahara abandi banyuzwe nayo. Jewe ntabwo nakubwira nakubwira indoto zanjye nizo kubaho neza. Niba mpembwa amafaranga yenda n'urugero 60 utegesheje 1000 uri ikindi kumanywa ubwo nangahe igera ntarangiye. None usibye kuvuga ngo njye ku kazi mve mu rugo ngende, naje gutekereza nti rero ibi ntago ari byo, ibi no gutwara umwanya w'ubusa. Nibura nigene nite no kuba peti banjye ninyi ko babayeho. Yubyuka mu gitondo ugenda ntago umenya makuru y'abana ya ndabitekereza numva amarira araje. Harya nkorera uyu mushahara no kuri nubwo abantu bavuga muri iyi minsi ngo akazi na akazi ngo karabuze, hari akazi ukora akakaba kakarotwa no ko wakwiyicarira ukatekereza uti reka Imana imfashe jye undi nkunda gucuruza Gerard, indoto zanjye ngomba kuzacuruza nkakora business yo gucuruza nkabona amafaranga nkakemura ibibazo nkafasha n'abantu bababaye. Jye ntekereza amafaranga nzabona sinzayikunda mu jyenyine nkuko nababaye nzafashamo n'abantu abababaye. Inzara kuryana ndabizi, nzagaburira abashonje, nzambika abakene. Imana nibishaka izayame kuko ntagara yo kwinezezamo ngo numve ko ari firingi, azaba afite umumaro. Ariko ako kazi kukareka ntago ari upfango no murengwe, nasanze nta nyungu. Byarangiraga muri gutega no kurya. Noneho abantu bakabona ameze neza ati sekirite uri harameze neza. Mbwira inzozi zawe mbere yo kugira ibyo byago wagize muri jenoside. Nashaka guhora nsubiramo buri munota. Zari zihumva ugomba kuba umukobwa umeze gute, cyane ko wenda banagufasha kubona umukobwa mwiza ku isura, wumva ufite inzozi ki mbere? Inzozi nahamye mfite kuva kera nkibyiruka. Unyibukije akantu. Bavukanye banjye baherutse kuvuga bati ariko Delphine nubwo yababaye ariko yamye yifuza ubukire kuva kera. Imana izabimuha ubukire. Ndibuka kera abakobwa bajyaga bajya kuboha imisambi. Bati Delphine ko tubaha ntuze ngo ubohe bimeze bite? Ariko mwarasaze. Ngiye kwirirwa ndi kunjishije naturinye umugongo mpaka hadi. Nzaba mu matapi. Nzaba mu matapi. Yes, wagira ngo nabizi. N'ukuri kw'Imana je. N'ubu bajya babimbwira. Jewe nzaba mu nzu nziza. Nziza cyane, irimo intebe nziza, ishashemo amatapi. Iyi misambi nzayishyira mu nzu imeze ite? Ese hari inzu z'ibyatsi nzabamo? Baraseka. Batyakoze umureke. Bagenda ku ishuri ari ukuntu baduhaga amanota y'imisambi. Mwarimu ati wowe bite byawe? Ariko mwari uzi ko utanze neza ntinyitegereza neza n'abandi wafa ni nta misambi nzaba mu manota uzama ayo musambi yashyire ku ruhande. Barabewe baravuze ati umukobwa afite vision yihe kwabyirutse afite amashagaga n'amarere yo kuzaba miliyoneri. Ariko nzaba noneho rimwe murumuna wanjye niwe bambwiye ati ariko yarambwiye ati indoto zawe ndabona uzazigeraho. Ya misambi wangaga kumbi buriya n'amatapi uba wishakira yarebe nyine ubuzima bwanjye buringaniye. Nta misambi nasabye urabibona nawe ati kabisa wamye ubivuga. Ako kantu rakavuze ndabyibuka. Inari mfite inzozi zivuga ngo nzaba umukobwa mwiza w'icyubahiro w'umukire wifata neza wiyubaha. Buryo uri umukobwa mwiza ukaniyubaha biba byiza. Kuba waraje kugira ibyo bibazo inzozi zawe zahise zigwa hasi? Ibibazo byatumye zigwa hasi. Icya mbere cyo ntabwo nabonye umwanya wo kuba
nabigeraho. Nagiye mu byo kurera, kubyara, mfata urugendo rwo kubyara umwana ukajya kumurera igihe azakurira. Nyuma yaho ntabwo byampereye pe, ahubwo nabonye nsubiye hasi. Ntangira kumva numva ko icya cyizere cyanjye sinzi ko numvaga ko bimeze, ntabwo nabigezeho. Ahubwo ubu ngubu muri iyi myaka ngezemo muri iki gihe nibwo ntangiye kumva ko nshaka ibyiza, nshaka kumva ko mbonye sapoti nazakora nkagera kuri za nzozi, kuko imyaka mfite ntabwo ari imyaka myinshi yo kuba ntabigeraho. Nabigeraho nta gihe cyose iyo ugifite mayindi nzima utekereza neza pe, ugera ku cyo ushaka byanze bikunze. Mama Eri, reka dusoze kuri kino kintu. Ni iki gituma cyangwa cyatumaga, niba bikibaho cyangwa bitakibaho, ni iki gituma urira cyane, cyatumaga urira ko watubwiye ko amashuka n'imisego yawe ibyo bizi amarira yawe? nuko na n'iyi saha ibyo byose mbitekereza, natekereza yenda n'ubuzima mbayemo, natekereza ko hari ubuzima ubamo ukabura n'abantu kandi bahari. Icyo kintu urakizi? Ni ukubera iki batangeraho bataza kundeba? Uwandebye yarandebye, utarandebye ubwo nibyo azabyihorere, Imana izabazana. Iyo umaze kugera aho ugera, hari igihe abantu bakwibuka. Icyo kintu urakizi? Ntabwo ari ubujarwa se n'iki. Iyo mbyibutse, iyo ndi mu bibazo, agahinda karanyica, amarira akaza, nkibaza ese ibintu bizahereza ari hehe, bizagarukira he? Nkabwira Imana ngo uzansubize nanjye nzagushima. Nyuma y'uko ugize ibyo bibazo by'umugabo wagutwaye muri jenoside yakorewe Abatutsi, wakubohoje, ntabwo wigeze ugira n'urushako rwiza? Nta rushako rwiza nahuye narwo, ibibazo gusa. Ye nahisemo kwituriza. Ubu ngubu sigaye ngenda nkajya gusenga Imana nkayibwira ibyanjye, kuko naje gusanga igisubizo cyo muri iyi si ifite ikikubabaje ntabwo ukibwira umwana w'umuntu, ukibwira Imana. Imana ariko yaragikukwiriye ati mwana wanjye nzagusubiza. Buri ikintu cya mbere kibabaza mu buzima ni urushako rubi, niyo mpamvu nasubiye inyuma. Ntabwo za nzozi z'umuhungu wawe zabaye impamo? Nguko iyo nkuru y'urushako wenda mwasubira inyuma aho twaganiriye na mama Eric, yari tubwiye kandi icyo gihe ari kumwe n'umuhungu we Eric. Nguko mwasubira inyuma mukabireba. Mama reka tugushimire, wakoze cyane kuba natwe muri kino kiganiro. Hari umuntu ushaka nimero yawe abe yanagusapotinga, yanagufasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi, n'izo nzozi zo kuba umukire, uba umukire wikirire, uba umukire wikirire, nta kazi ufite, tunze abana, hari uko ushaka kubaho, no kugushimira kuri ibyo bintu wakoze by'ubutwari. Ni twebwe abanyarwanda tugomba kubikora, nta wundi muntu ugomba kubikora. Leta ni twebwe abanyarwanda. Ibyo perezida yakoze ni byinshi byiza cyane, natwe tugira aho tumufasha nk'abanyarwanda, two kuvuna abadufashije, two kuvuna by'umwihariko nk'ingabo z'inkotanyi zaturokoye, zafashije abantu, igihugu kikazamuka kikagera aho kigeze. Natwe rero abamaze kugira aho bagera, tujye twibuka abataragira iyo bagera. Mama Eri, tanga nimero ya telefone yawe uwifuza kuba yagufasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi, no mu buryo bw'amafaranga by'umwihariko. Burya amafaranga akora byinshi yagufasha. Vuga nimero. Nimero yanjye ni 07 8 5 6 005. Ndumva nishimye pe. Uherukaga kwishima ryari Mama Eri? Yewe buriya twabonanye nari maze igihe kinini mbabaye,
baho ubabaye mbabaye n'umuryango wanjye bakambona ariko bakagira ngo ndanezerewe. Ntabwo nabaga nezerewe. Ntabwo nabaga nezerewe kuko bajya baca umugani ngo imfura ishinjagira ishira. Ariko mu gihe gito cyane aho twabonaniye jye nawe hari akantu wankoreye gatuma kantera akanyamuneza. Mbona naje kumenyana n'abantu ntarinzi. N'ubwa mbere nari ngeze kuri televiziyo. Mbona cyantangaje cyanantunguye nahamagaye n'abantu benshi cyane ntanazi. Mama Eric Komera bampaye ubufasha bwo kumfata mu mugongo. Umwatwiti nkabona message zitandukanye ziherekejwe n'ikintu kizima. Ndavuga ni ukweri hari abantu beza buriya bakiriho kweri. Ubwo numvaga mbabaye ntabwo numvaga ko hanze hari n'abandi bashaka kumva ubuhamya bwanjye nabo bakumva bagize ikibazo. Ariko burya abantu baracyafite ubumuntu. Hagati aho ndashima abantu bose babasha kuba barankurikiranye na n'isa bakidukurikirana ku nkuru yanjye. Bakaba bakimpa morale. Bari muri Amerika mu bihugu byo hanze bitandukanye. Hari babaye inshuti zanjye. Ndabashuhuje aho bari hose. Ndabashuhuje. Imana ibaha umugisha. Ukoze cyane kubana natwe mu kiganiro inkuru yanjye. Nanjye ndabashimiye cyane murakoze. Imana ibaha umugisha. Yego.